Ni Kamindi Joshua nkuko musanzwe mumenyereye of course ngira ngo mwagiye mubona impano zigiye zitandukanye mukanya twagenda tubona niza abanyeshuri nkuko mubibona hano rero turi kumwe nundi muntu runaka usa nkaho atangajemo usa nkaho badufasha mu gukumira ibyaha runaka twaba tugiye kuganira ku bijyanye n'ingaruka z'ibyaha by'ikoreshwa by'ibiyobyabwenge ndetse n'abafashwa kugorora bakurwa mu ngaruka zabyo. Tukaba turi kumwe rero na Nsabimana Daniel, umukozi ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge no gukumira ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge mu rwego rwa RIB. So mwereza amashyi nyaboneka. Tuhaye ikaze. Murakoze cyane. So ngira ngo rero tutizingiye mu magambo tubanza tumenye mu by'ukuri ikiyobyabwenge ni iki, ibiyobyabwenge ni iki. Murakoze nk'uko ijambo ribivuga kuyoba. Harimo amagambo abiri kuyoba, harimo n'ubwenge. Ikintu cy'ikiyobyabwenge rero ni ikintu gifata ubwenge ubwo umuntu yarasanzwe atekereza akora kikabihindura agakora ibintu atashoboraga gukora cyangwa agatekereza mu buryo atatekerezagamo atarafata icyo kintu. Yego. Ariko kugira ngo cyitwe ikiyobyabwenge hazaho kandi kantu ko kugira ngo kibe kiri ku rutonde rwateganyijwe na Minisiteri y'Ubuzima, kuko hari byinshi biba bitarajya kuri urwo rutonde ariko bikimara kugaragara yuko ibiyobyabwenge urutonde rukavugururwa. Twavuga rero ko ikiyobyabwenge kigomba kuba kiri no ku rutonde rwa Minisiteri y'Ubuzima. Aba rero ni abanyeshuri turi kumwe bavuye Aprede Ndera, mu by'ukuri kuba bari hano ni abambasaderi b'abandi. Hari byinshi runaka bari bugende bakabwira abandi se cyane abandi bari budukurikirane bari burebe kandi bari bunogerwe n'inama runaka muri butugire. Turagira ngo tubanze tumenye ibiyobyabwenge twumva bigiye bitandukanye tukabivangavanga, tukumva ngo harimo inzoga, tukumva ngo harimo iki ngiki, tukaba ari byo tugomba gukonsoma naho ugasanga nanone bisa nkaho bihungabanyije ubwonko bwacu. Ibiyobyabwenge biri mu moko angahe? Biri mu ziyengeri? Ibiyobyabwenge biri mu moko atatu. Ku rwego rw'isi ubundi hari classes cyangwa schedules z'ibiyobyabwenge zigera kuri 5. Ariko ku rwego rw'igihugu cyacu bibumbye mu byiciro bitatu. Ibyo byiciro bikaba biza no guhita bijyana n'ibihano kuri ibyo biyobyabwenge. Icyiciro cya mbere cyabamo ibiyobyabwenge byitwa ko ari ibiyobyabwenge bihambaye. Aho ngaho rero habamo urumogi, abantu benshi amazina menshi ariko mu mazina y'amahanga rwitwa cannabis. Habaho amoko abiri turazagarukaho y'urumogi. Hanyuma hakaba muri icyo cyiciro cy'ibihambaye hakabamo ibyo bita cocaine, heroin, hakaza n'ibyo bita mugo. Hanyuma hakaza ari icyiciro noneho kibikomeye harimo za shisha, mayirungi, cigarette electronique, n'icyo bita kizwi mu bigo by'amashuri bakunda kubyita transizwazo cyangwa se rwiziringa. Ibyo biri mu cyiciro cya kabiri cy'ibiyobyabwenge bikomeye. Mu cyiciro cya gatatu rero cyitwa ibyoroheje dusangamo ibiyobyabwenge bisa nkaho biri mu rwego rw'ibisukika byose, biri ku rutonde uhereye kuri kanyanga. Ukaza izi nzoga z'inkorano nyinshi zifite amazina menshi, muri ture, yewe muntu, mumandurajipo, nyirantare, dunda ubwonko, ayo yose ni amazina yazo nyinshi cyane. Aturugwa ngira ngo. Ariko hakaza noneho n'inzoga yitwa ko ari inzoga kuba yemewe irengeje ikigero cya rukoro cya 45. Muri icyo cyiciro cy'ibiyobyabwenge byoroheje hanazamo kore kwihumeka na lisansi kwihumeka. Muri ibyo byiciro rero ko mbivuze ko ari bitatu: ibihambaye, ibikomeye n'ibyoroheje. Ibihano niko bigenda bikurikirana nabyo gutyo. Muri cya cyiciro cya mbere ariko habaho imiti twita imiti igenzuwe ku rwego mpuzamahanga. Ku rutonde mpuzamahanga rw'imiti hari imiti igenzurwa bayita controlled substances cyangwa se bakayita narcotics muri tamuzi bya amafarumasi. Iyo miti rero nayo uko nari navuze ibyiciro bitanu by'imiti iri mu cyiciro cya mbere cyangwa classe ya mbere iforinga mu Rwanda ku biyobyabwenge bihambaye.
iri muri classe ya kabiri ikajya mu biyobyabwenge bikomeye, iri mu cyiciro cya gatatu n'icya kane n'icya gatanu ikajya mu byoroheje. Iyo miti muzumvamo zitwa za tramadol, za rohypnol, za diazepam n'indi igiye rero iri mu byiciro. Aho rero ku bihano nanone ibiyobyabwenge bihambaye igifungo cya burundu, ibiyobyabwenge bikomeye igifungo cy'imyaka 20, ibyoroheje igifungo cy'imyaka 7. Ahubwo ni ukubicuruza, kubibika, kubitunda, kubigurisha, kubikora, kubibikira umuntu. Ibyo bikorwa byose ni iyo myaka, ni igifungo cya burundu kubikomeye, kubihambaye igifungo cy'imyaka 20, kubikomeye n'igifungo cy'imyaka 7 kubyoroheje. Hakazaho umwihariko mutoya wo guhana consumer cyangwa wabinyoye. Wowe igifungo kuko wafatwa nk'umurwayi ntago kirenze imyaka 2. Ariko bya bikorwa bindi byose bitari ukukonsoma ni ya myaka nakubwiye, burundu 27. Aho umuntu akahita kubaza mu by'ukuri ibirangwa cyane mu Rwanda ni nk'ibihe bikunda gukoreshwa, kuko sometimes turabyumva twumva hari ibikoreshwa tukabyumva mu mazina cyangwa no mu mahanga babivuga, ariko ibikoreshwa cyane mu Rwanda ni nk'ibihe? Bikoreshwa cyane mu Rwanda, ngira ngo urabona ibingibi twashyize hano imbere. Yego, ibi byose birahari kandi biri mu byiciro bitandukanye. Iri cupa ubona ry'inzoga ntago ari izina ry'inzoga, ahubwo nuko iyi nzoga ubu irengeje ya rukoro twavuze. Ubirebye neza ifite 47. Yego, kandi inzoga yose irengeje 45 ifatwa nk'ikiyobyabwenge. Inzoga rero zirahari zirengeje icyo gipimo cya 45. Hari urumogi, biriya byatsi ubona hari n'utuntu bakunze kwita amabure cyangwa pellets, cyangwa turaza kubasaba bamwe baze barebe uko bimeze. Tuzwi cyane nk'amabure. Urumogi rugurishwa mu tuntu tumeze dutya. Yego, ariko ibi byatsi byose ni urumogi, narwo rurahaba cyane mu gihugu cyacu, ariko sinza kuvuga ibihugu by'abaturanyi ruturukamo. Yego, bituruka mu bihugu by'abaturanyi, ntago mu Rwanda bahinga urumogi. Bake mu bantu bo mu byaro bya kure bajyaga baruhinga bavuga ngo ni imiti y'inka n'iki byose, ariko ubu kubera ibikorwa bya za community policing no kwigisha barabihugukiwe, ntago abantu bagihinga urumogi mu Rwanda. Hari urumogi rero noneho ruri rwavuguruwe. Uru rumogi mubona hano, uru ni urumogi rwavuguruwe barwita hybrid. Ruriya rumogi ni urumogi rukusanya ruriya rumogi rusanzwe ruzwi nka cannabis sativa, hakaza noneho ruriya twavuga ko rwamereye baruhuza n'urundi rumogi. Ruriya rwo rwajyaga rutera imbaraga cyane, hakaba urundi rero rwitwa counter rusinziriza. Barazihuje rero bakora hybrid, narwo rwarateye mu Rwanda, ruturuka mu bihugu bya kure ariko rurahari. Ni urumogi rusa n'uruvuguruye. Hari cocaine. Cocaine mu by'ukuri ntago ari ikintu gihingwa inaha, ni ikintu gituruka mu bihugu byo bita by'Amerika y'Amajyepfo. Gituruka ku giti bita coca. Icyo cyatsi rero nkuko basa nk'abasekura isombe, baragikora nka gutyo, hanyuma bakazavanamo iyo fu ya cocaine ibisa n'umweru, niyo wabonamo hano. Hari rero ikiyobyabwenge cyitwa heroin, turiya duperitsi dutoya, ni nakuriya babigurisha bimeze. Kinazwi ku izina rya mugo. Utu niyo heroin cyangwa bamwe bakayita mugo. Nayo ntago ari ikintu, ntago ari ifu ibina, ituruka mu bihugu biriya bya za Pakistan, Afghanistan, ibihugu biriya muri Middle East. Yego, iyo ituruka ku gihingwa cyitwa opium poppy. Nacyo sinzi niba warajya kubona kera za greverier ukuntu ibiti bya greverier ukuntu bisora amarira gege, amatembo babize kuri za greverier. Nabyo rero opium poppy zigira utuntu tumeze nk'amapera, baducaho n'urwembe bikajojoba nk'uko imiyenzi imera, bakazabyumisha bakabikora muri labo, nibyo bivamo iriya mugo. Hari abajya bakwiza ibihuha ngo ni ibintu biva mu magufa y'abantu, ntago ari byo. So urumogi rero ntararuvaho kuko rero mu cyiciro cya mbere cy'ibiyobyabwenge bihambaye, noneho haje ibintu byo kurukorera, kuruyungurura no kurushyira mu biribwa. Urabona ziriya candies zimeze nka utubombo turibona hariya, buriya dukoze mu rumogi. Karemeye kubakoraho?
nta kibazo Okay. dukoze mu rumogi rero dufite muri fomu akarere. y'ifi dufite fomu y'ifi dufite fomu y'ikinyugunyugu dufite fomu ya nk'ako urabona ko ari agakeke kameze nk'akabombo ka shokora. tumeze nk'utubombo turiya natwo buriya dukoze mu rumogi utu twose uri kubona so ibindi biyobyabwenge rero byiganje inaha tubona ni ibyitwa mayirungi bituruka nabyo mu bihugu duturanye ni ibintu byatsi bakunda kubihekenya babivangavanga n'ubunyobwa cyangwa n'amashikarete abantu bitera iyo bikiri bibisi cyane bitera kudasinzira Yego. byamara kuma ahubwo noneho bigasinziriza ibyo rero babyita kati cyangwa kata edurisi so ibyo nabyo birahari Kubifata ntabwo bibagora kuko biteye nk'itabi bya itabi ry'ibibabi. tugiye turabifata tugendera ku makuru. Yego. So hari ibindi rero biyobyabwenge byiganje nanone by'imiti nk'uriya muti biriya binini uri kubona Kano k'icyatsi. biriya by'icyatsi uraza kubibona Abibonye. mu by'ukuri hari umuti uba ari umuti wagakwiye kuba wandikwa na muganga ariko hakaba kuwinjiza mu buryo butemewe no kuwucuruza mu buryo butemewe. Yego. wagakwiye kuba wandikirwa na muganga. Icyo gihe rero tugenzura amafarumasi tukareba waranguye ibihe kuko iyo umurwayi umuhaye iyi miti iri kontrole agomba gusiga ordonnance. Tuza rero gukora amagenzura amafarumasi tukareba ufite za ordonnance zingahe watangiyeho imiti twereke depo wari waranguye tukareba n'amakayi aho agiye wandika kugira ngo turebe balance. Ubwo bishatse kuvuga ngo hari abantu bashobora kunywa urumogi just bitewe n'indwara runaka. Hari urumogi rwo bashobora kurukoramo imiti. Yego. Ivamo ibinya byo kwa muganga n'ibindi byose. Ariyo mpamvu ufite umuti rero uri best ku rumogi uba ugomba kwandikirwa na muganga akanagenzura uburyo ki utazaba addicted kuri uwo muti. So ibindi rero ni ibyagiye bisa nkaho bitungurana hari nk'ibitwita shisha. Urabona iki kintu cy'umutuku n'iki gicupa mu by'ukuri ibi ni ibintu bizwi cyane mu bihugu by'Abarabu bakunda kubinyweramo itabi cyangwa se ibintu by'amafu bakabitumura byaba ari iby'imbuto inanasi amacunga n'iki byose. Ariko byaje kugaragara yuko aho bashyira amakara kuri aka kantu ubundi bashyiraho amakara bakajya bakurura umwotsi ugaca hasi mu mazi. Yego. Nkuko ubibona iri cupa ikira kiba gifite ahantu hajyamo amazi ikara rigashyushya za powders bigaca mu mazi agakurura atumagura nkuko banywa inkono y'itabi. Ariko byaje kugaragara ko noneho urubyiruko rwagiye rubyabyuzinga ahajya amazi bagashyiramo inzoga ahajya amakara hejuru na za powders bagashyiraho urumogi cyangwa heroin noneho yakinywa akamara nk'iminsi 3 atarakanguka. Ibyo nibyo byatumye rero bijya ku rutonde atari kuvuga ngo hagiye inkono ahubwo icyo gukoreshaho ni kimwe na ziriya cigarette electronique. Iyi ni shisha iri nini ariko nk'ako uri kubona ngira ngo uri kubona ko kanditseho shisha strawberry uri kubona ko nako nagakono k'itabi ka shisha kari modern ushobora guhisha. So ni kimwe n'ibi ngibi byitwa electronic cigarettes. Izi nazo urebye aho ngaho aho noneho ushobora no gusomaho inyuma ni urabona ko naho bashyiramo ikintu cy'amazi ariko noneho akagakoresha ibuye ricaginga nk'irya nkuko dukoresha batiri ya telefone. Hari izi juices uri kubona ko kanditseho e-juice ubwo ni electronic juice. So nk'aka urabona ni aka pineapple bagafungura bagafungura nta kibazo. Ariko muri kwa abusing noneho ntago ashyiramo iyi juice ya pineapple muri iriya electronic cigarette ahubwo babusinga n'ubundi bashyiramo za drugs zindi twabonye zibanze. So niyo mpamvu rero electronic cigarettes nazo ziri prohibited mu Rwanda n'izi zashisha nk'uko bibonye yuko wabyabusinga ugashyiramo ibindi by'abyabwenge. Nibyo muri rusange bihari. Amashyi nyabuneka ku bantu bari gukuramo inyigisho. Ubwo turagenda twakira ibibazo runaka kuba bifite by'amatsiko ariko icyo nibaza hari uburyo twishuka
just kubera ko imyaka yacu iba ari mike ugereranyije n'iy'abandi bakuru. Umwana ufashe ikiyobyabwenge uri atarageza imyaka y'ubukure ahanwa ate, ahanwa nk'abandi? Murakoze. Mu mategeko y'u Rwanda, Yego. umwana ushobora guhanwa muri rwego rw'amategeko ni umwana ugejeje imyaka 14. Kuva ku myaka 14 kugera ku 17 baba ari abamineri, ari abana bato, ariko barahanwa. Iyo ugiye urebye ibihano bagenda bagenerwa usanga ari 1/2 cy'igihano cy'umuntu mukuru. Hakabaho n'akarusho kuko leta imugenera umwunganizi w'ubuntu, ariko arahanwa. Abari munsi y'imyaka 14 nibo badahanwa, ariko hari ubundi buryo bwo kubafasha iyo bagize ibyago byo kujya muri ibyo biyobyabwenge. Hariho ibigo by'ingororamuco no kubasubiza mu muryango iyo abana bagiye bataye imiryango. Yego. So abantu baba bafite ibibazo runaka by'amatsiko ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri urubyiruko, ntago uko byagenda kose haba hari abanywa urwo rumogi, ariko mu by'ukuri usa nkaho byirengagiza, nkaho bitakureba. Ufite ikibazo runaka aho yaba ari? Yego. Thank you. I would like to ask about addiction, because many of them they lead to addiction. So hari umuntu wenda ushobora kugenda gutyo ufite inshuti yawe ariko afite like he has a lot of problems, maybe domestic violence or something like that, and then he or she uses maybe one of those, maybe cigarettes or anything among there, like ariko ntabwo ashaka kubyemera ngo ari addicted. Like how is there any stage that someone can know that he is addicted to the drugs and he needs some help, or because people do use them because of different various reasons? So is there any stage someone can know that at this stage this is addiction and trouble is coming soon? Thank you. Naragusubiza kuri icyo cya addiction uvuze, nagira ngo nze kukubwira ibintu bibiri. Kimwe ndakikubwira mu rwego rw'amategeko, ikindi nkikubwire mu buryo buri social busanzwe. Burya ibibazo byose wagira ntago ari igisubizo, ntago ari kujya gukoresha ibiyobyabwenge, kuko usanga ahubwo wasubiye inyuma kurusha cya kibazo wari ufite. Ndaguha urugero, ushobora kuvuga uti ngiye ndi imfubyi, mfite ubupfubyi, cyangwa se wenda navuye mu rugo kubera ibibazo by'amakimbirane ababyeyi ntabwo bumvikana iki byose, ukagenda ukaba umwana wo mu muhanda cyangwa ukajya mu mageto adasobanutse n'iki gutyo, ugatangira kwishakamo ibisubizo bike bike by'ubuzima. Ushobora gukora uturimo two gutwaza abantu, ibintu nk'ibyo bisanzwe by'umuntu wahuye n'ikibazo. Nujya kuri step yo kuvuga ko noneho ugiye gutangira gukoresha ibiyobyabwenge, uyu munsi uzabyuka usange na bya biceri 500 wakoreraga mu gutwaza abantu ntabyo uzaba wakoreye, kuko uzasinzira iminsi 2 usange wakennye kurusha ibibazo byiyongereye. Ibyo ni mu buryo buri social. Usanga utayishuri wenda kandi hari gahunda za leta z'ukuntu ushobora kujya ku murenge, ubufasha butandukanye buhabwa abantu bagize ibyo bibazo biri social. Ntabwo uzibuka ko izo gahunda zihari waramaze kujya ahubwo mu bigutesha umutwe. Ku buryo bwa kabiri rero, mu mategeko bakubwira ko nta mpamvu n'imwe yagutera gukora icyaha. Ubwo nagira ngo njye ku gisubizo ku kibazo cyawe, ntaseguriye ko umuntu yemerewe gukora ibyaha. So bigaragaye rero yuko umuntu afite noneho behavior idasobanutse ku ishuri iki, cyangwa se arigunga, arihisha, cyangwa se hari n'ababibona ariko bikoresha. Niyo mpamvu hariho ubufasha, hakabaho n'inzego z'ubuzima. Nababwiye ko Minisiteri y'Ubuzima ariyo isa nk'iyobora ibijyanye n'ibi bintu coordinating by'ibiyobyabwenge, gukora intonde ifatikanyije, noneho ishyiraho ibigo. Hari ikigo kiri Kicukiro cyitwa Icyizere gishamikiye ku bitaro by'Indera. Hari ikigo kiri Huye cyitwa Huye Rehabilitation Center. Hari ibitaro bya Kanyinya bisigaye mwari mubizi ku gihe cya Covid, biri specialized ku bintu by'ubuzima bwo mu mutwe n'ibindi. Hari ibyishyurwa ku bantu bifite, hariho n'iby'ubuntu. Hari ibigo by'iwawa, hari ibigo by'inyamagabe. Ibyo byose n'uburyo bwo kugira ngo bafashe, ariko
umuntu society ubwawe igomba kumufasha mbere yuko anagana ibyo bigo. Bityo rero umubonye niyo yaba atabyemera babimenyesha, niba ari umunyeshuri kubimenyesha ubuyobozi bw'ishuri bucece, bakabwira ababyeyi be, bakazaza bakaganira icyo kibazo, bagatangira process yo kumushyira muri rehab. Kuko ntago byagaragaye ko umuntu ashobora gukira iyo abantu batakorenze ku kintu kimutera ibibazo. Okay, nawe wari ufite ikibazo katwakire ngira ngo kimwe kubera umwanya muto. Murakoze. Bene mbere maje kubashimira kuko ubumenyi muduhaye, gusa nagira ngo mbaze ese nka transizwazo ko zishobora kuba nko mu bice by'ibyaro ama countrysides ko bimera bikimeza cyangwa bakavuga ngo ni ibiryo by'inzoka ibintu nk'ibyo. Ese hari inspection ikorwa na polisi y'u Rwanda like kujya bajye bagenda bareba niba bitamera ahantu ngo abantu bandi babifata bakabikoresha? Ese iyo waba yabikoresheje ahabwa ubuhe bufasha? Murakoze. Icyo kiyobyabwenge akomojeho kizwi nk'izina rya transizwazo cyangwa rwiziringa, kuko kirimeza ahantu henshi. Abatakizi ahantu hari icukiro cyangwa se ahantu hakunda kubyagira inka cyane, icyatsi muzabona kimeza kigira ibirabo by'umweru, kikagira n'imbuto zisa nk'iziruduhwa. Ku gihe cy'izuba za mbuto zikiyasa ukabonamo utundi tubuto duto cyane tw'umukara, icyo cyitwa rwiziringa. So kiriya cyatsi ntago kera mu bihugu by'Abarabu n'ibindi bihugu byo muri Asia bakundaga kugikoresha bo cyane mu bintu by'ubupfumu, gusinziriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se n'ibindi bintu bimeze nko kuroga. Kiriya cyatsi ni kibi cyane kuko guturuka ku mizi kugera ku giti kugera ku bibabi kugera no kuri twa tubuto nababwiye tw'umukara tuvamo igihe cyamaze kuma, byose ni uburozi. So kuko rero cyamaze kujya ku rutonde, abana benshi babiryaga batabizi. Ubu nicyo tugenda dukora gusobanura mu mashuri ko bagomba kukirinda kuko kiranica, uretse no kuba cyagusinziriza cyangwa ugakora ibikorwa bidasobanutse byigeze baho mu turere twa za Kirehe na Rulindo, abana bakajya birirwa birukankana abarimu cyangwa birukankana ababyeyi. Kumufata ni ukumujyana kwa muganga bakamufasha bwo kumudesintoxika, hanyuma ubundi ku miganda rusange n'iki byose aho babibonye ubu ni ukubitema abantu bakabitwika bakanabirimbura kugira bitongera gushibuka. Ngira ngo dusa nkaho tugana ku musozo, wenda reka nze ni izihe ngamba mu by'ukuri cyangwa se ni mubona uburyo ibiyobyabwenge biri kurwanamo bigenda bigabanyuka bitewe n'ingamba runaka mwihaye? Iki nanone mudufitiye izihe ngamba nk'urubyiruko uyu mwaka? Ingamba zo zirahari. Ingamba za mbere ni ukwigisha no gusobanura ububi bw'ibiyobyabwenge, abantu bakabigira ibyabo kuko bifite ingaruka nyinshi cyane zikomeye ku muryango nyarwanda. Uretse ubukungu, amakimbirane yo mu ngo usanga amwe ashingiye ku businzi andi ashingiye kuri ibi biyobyabwenge bindi bigaragara. Ibifungo, iyo ufunze burya umuryango wawe usubira inyuma, icyo wawumariraga kuko input yawe bivuyemo, igihugu uragihombya, uba uri kugaburirwa kandi udakora. So bikica future. Iyo abangaba nibo bazavamo ministers, mayors, ingabo, abapolisi, abarimu, abaganga, n'abangaba bawe ntahandi bazava. Igihugu rero ingamba zigomba gushingira kuri bo n'ubundi nabo ubwabo bakitekerezaho ko igihugu kibatezeho byinshi mu gihe kizaza, noneho twe tukagenda tubunganira mu byo dufiteho ubumenyi n'ubushobozi. Ingamba rero hari izo ngizo zo kubirwanya, duhereye mu kwigisha, hari gutanga ibihano ku banze kubireka, hari kuvugurura amategeko. Twagiye tuvugurura amategeko. Kera igifungo cyo gucuruza urumogi cyari imyaka 3, ubu ni igifungo cya burundu, kugira ngo byibuze haho icyo kintu cyo gutinyisha, deterrence. Izindi ngamba rero ni izo zo gushyiraho ibyo bigo nyine noneho byo gufasha abo twavuga ko babaye abarwayi babyo, nk'uko twatangiye tuvuga ko bo tubafata nk'abarwayi bashobora gukira. Izindi nizo gukorana n'ibihugu tuturanye
kuko nk'uko nabibabwiye bigaragara ko ibibazo byinshi ibiyobyabwenge byinshi bitugeraho ari biturukana mu bihugu bituranye. Guhuza amategeko rero no gukora ibyo twita za operations ziri regional na international tunyuze muri Interpol, urwego rwa RIB rwa Interpol, tugacoordinate nka za operations zifite amazina menshi, dukorana n'ibindi bihugu zibera rimwe, harimo izitwa za Usalama, za Pangeya n'izindi. ngira ngo dusa nkaho twagana ku musozo, ugira inama watugira nk'urubyiruko mu by'ukuri iri kwirakwira ry'ibiyobyabwenge rigabanuke, kandi natwe tuba ambasaderi b'abandi, aho ubona mugenzi wawe ari gukosa ugomba gutanga ikirego. Inama ya mbere ni imwe nahoze mvuga yuko bagomba gutekereza ko aribo igihugu gitezeho amakiriro mu gihe kizaza. Hanyuma ikindi ni ugutanga amakuru y'aho y'uwo babona yabikoresheje cyangwa n'ubicuruza, atari kwa kundi uvuga ngo ntiteranye. Ushobora gutanga amakuru uhamagaye umurongo wa RIB utishyurwa 116, ushobora no guhamagara n'uwa polisi 112 ugatanga amakuru, cyangwa se ukanagera ku murenge ukaba mu ibanga. Burya mu Rwanda habaho itegeko rirengera abantu batanga amakuru mu ibanga, ugatanga amakuru ukavuga ngo mfite amakuru ya naya kandi turakurindira umutekano kugira ngo twese tubirwanyirize hamwe. Umuntu ashobora kubaza, hari inzego zindi usanga iyo zitanze amakuru hari ibihembo bigenerwa abayatanze, akamubona atari akarusho ko abayeho. Ni byiza, natwe turabikora. Okay. Nyamuneka mujye muyatanga kugira ngo mugende mwakira ibihembo kugira ngo turwanye abantu babikwirakwiza ibiyobyabwenge. Ngira ngo twamushimira ubundi tugakomezanya n'abandi. So kubakurikiranye Kesi Tunga ari muri kumwe n'ushinzwe ingaruka z'ibikoreshwa by'ibiyobyabwenge, ndetse yaradufasha kutumenyesha ku bagomba kugororwa ingaruka runaka tugenda duhura nazo, uburwayi, gutakaza inshingano, isenyuka ry'ingo. Ndizera ko abakurikiranye Kesi Tunga mwanogewe n'inama yatugiriye. Ari akaririmbo bajya baririmba Simba, sinzi niba mukazi, narakabonye gutyo kavuga ngo niba ngo Satani naguhamagara ngo usubire ku rumogi, uzamusubiza uti nimero nishoboye kuboneka. So guys, namwe muhamagare Satani mubwire ko gusubira ku rumogi mu by'ukuri ntago nzabisubira, kandi tuzaza dutanga inama. Murakoze cyane kandi twishimye. Ubutani tubatumira, nizere ko muzaza rwose. Murakoze cyane. Ngira ngo twajyana na DJ, abashaka kureba mwarebaho nk'iminota nk'ibiri, ubundi dukomezanya n'izindi gahunda.